numwe mu bashumba bo mu itorero rya ADPR mu Rwanda. Of course afite agakiza.org na .rw nibyo. Of course hanyuma afite harya bayita ya ministeri yitwa ngo yitwa gushaka no gukiza gushaka seek and serve humanity ministry. Of course niyo tuvuze ko turi kumwe tuvuze kuganira nawe turareba byinshi cyane buze kutuganiriza. Ni umushumba afite experience azi byinshi kuri mwuka wera. Reka ariko mvuga ariko wenda araza kudusobanurira n'icyo Pantekote kuri bamwe twibaza aricyo araza kudusobanurira kuki abantu bavuga bamwe ngo naba Pantekote abandi n'abantu twese dukwiriye kwizihiza Pantekote n'abatari Pantekote. Hari n'abantu bazi ngo Pantekote niba abantu muri rya torero ngo abantu bamwe bavuga ngo ni iry'umwuka simbizi n'abandi nta mwuka bagira. Of course tuze kuganira tuze kubaha namwe mwanya muri buze kuduha ibitekerezo. Ubwo ndavuga mwebwe mukurikiye Radio Authentique nakubwiza kuri icyo kosa utari buze gukora ntuze gukora ushinge rwawe kuri 92.8 hanyuma tuze kuganira mu bwiza tujya mu wundi. Gaye nguko rero nuko dutangiye nuko twaje nuko ibintu byifashe. Hanyuma tubuze kurebera hamwe hari umwana ukiri mutoya waje kubakora indirimbo yayise ngo mwuka wera. Tubuze nawe yo kuyireba tuganire nawe tumenye byinshi cyane ku muziki akora yitwa Gracious. Hanyuma tubuze kureba byinshi gusa mwebwe ibintu birahari natwe turi hano kugira ngo tubahe iby'Imana yaduhaye kuri uyu munsi. Namwe rero muze kuba muri tayari. Hanyuma kandi mubwire ngo mwituza gusoza nko ku munsi w'ejo iki kiganiro muzamuri kugikurikirana kuri YouTube channel yacu ni Byishimo Espoir. Ujyeho subscribing hanyuma ibintu bikomeze kugenda biryoha cyane. Ngaye nguko rero nuko twatangiye merveille. Nuko nyine twatangiye ariko ndumva twatangirana na Giselle mu masegonda makeya ubundi tukaza twakira umushitsi wacu ari Pasteur Desire. Giselle dutangirane nande Giselle ndirimbo y'umwuka wera. ntago ndi kuyibona rwose gerageza ushaka tujye mu mwuka. nabibuza ahubwo ikintu turi bukore reka tubigenze uko nguko. uyu nguyu bamwita reka rero nkubwire ngo ku musaraba wa Yesu mwiza niho amahanga yacunguriwe. Hanyuma ngayo nguko rero twebwe twakubwiye ngo tugiye kuza kuba tuganira na Pastor tuguhaye ikaze. murakoze cyane nishimiye kubana namwe n'abakunzi ba Authentique Radio. Tuguhaye ikaze uyu munsi kugira ngo tuze kuba tuganira ariko hari abantu badukurikiye bashobora kuba batakuzi batazi ninde tugiye kuza kuba tuganira. Ndagira ubabwireho gatoya. Nitwa Desire Habyarimana ndi umupapa w'abana 2 n'umudamu. Ndi mwene so muri Kristo Yesu. Hanyuma uribuze kubabwireho gatoya Desire ni muntu ki? Ni umukristo n'umuntu ukunda Imana kandi akayikorera muri bwa buryo bwinshi wabuvuze. Nkoresha imbuga nkoranyambaga mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Abandi tuzinanye muri ADPR ne Nsengero. Hanyuma hari umuntu hangaha twari tumaze gusoma we yavuze ati byibura muri 2028 nzamaze kubwiriza ubutumwa bwiza barenga miliyoni. Sinzi niba nzaba ndagezaho ariko ngira ngo umuntu wese aba yihaye intego y'ibyo azakora mu gihe runaka. Ntekereza ko abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga ni benshi. Imiryango yose Imana izakingura tuzayinyuramo kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza. Hanyuma uribuze guhita tubwire ubundi umuvugabutumwa agomba kuba yujuje iki? Ni ibihe biranga umuvugabutumwa? Ntekereza ko icyambere ni ukuba yarakijijwe akaba ari umwana w'Imana. Hanyuma nyuma y'urugendo rwo guhinduka ku ngeso hari ubwo agira umuhamagaro
usibye ko twese twahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwiza ariko hari abagira impano yihariye. Hanyuma iyo mpano ibonye uyirera igatozwa igakura, uwo muntu ashobora kuvamo umuvugabutumwa mwiza. hanyuma uri buze kutubwira tukiri aho ngaho akantu kamwe k'amatsiko, kuba umuvugabutumwa ni ukuba ufite impano cyangwa ushobora kubyiga ukabiba? Impano ziva ahantu henshi. Hari abantu bazi kuvuga mu by'ukuri, ufite eloquence, yemeza public yari mu kuvuga, ariko ni byiza ko aba afite iyo mpano y'ivugabutumwa, biramworohera cyane. Hanyuma n'uwo muntu uzi kuvuga nawe yatojwe ashobora kuvamo umuvugabutumwa mwiza. Natanga urugero, Mose nta yindi nkoni nshasha Imana yamuhaye, yafashe iyo yari afite iyongera imbaraga, ihinduka inzoka, ijya gukura Abisirayeli muri Egiputa. Imana ishobora gufata kamere yawe uko wari uteye, imiterere yawe, ikagutunganyiriza gukora imirimo myiza yose ikorewe muri Kristo Yesu. ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu abe umuvugabutumwa mwiza ni uko yabanza akagira impano mbere yo kubyigira. Yego, ni byiza. Buriya reka nguhe urugero, abantu benshi mu Rwanda ntabwo bize ibyo bakunda cyangwa ibiri mu mpano zabo, bize ibyo ababyeyi bashaka cyangwa se babahitiyemo. Niyo mpamvu uzasanga umuntu ari muganga ariko ejo ukazasanga yaragiye kubaza cyangwa gukora ikindi kiri mu mpano ye, kandi yaramaze imyaka myinshi ariga ibindi. Hari n'ubwo bigenda gutyo rero mu murimo w'Imana. Ese umuntu ashobora kuba umuvugabutumwa par accident, cyangwa se umuntu ashobora kwihatamo kuba umuvugabutumwa bikanga? Yego, imihamagaro ni itatu. Hari uguhamagarwa n'Imana, hari ukwihamagara ubwawe no guhamagarwa na bene wanyu. Hari ubwo umuntu aba umuvugabutumwa par accident mu by'ukuri akazabyisangamo, yenda itorero nibwo rigitangira bakavuga ati duhagararire hano, ukahagarara utabihamagariwe n'Imana ari kugira ngo ufashe bene wanyu, mu by'ukuri bitari umuhamagaro wawe. Ibyo rero nicyo kibazo cya kabiri wari ubajije, bigera igihe bikanga. Bibiliya iravuga ngo icyo data atateye cyose kizarimbuka. Hari ubwo bigera igihe ukabyishakamo, kuko kuba umuvugabutumwa ni ugutanga. Iyo utanga rero utinjiza cyangwa se bitava mu mpano yawe byibuze, bigera igihe bikakwangira. Bigakama muri make. Kuri wowe dukurikiye rero, uzagerageze ntibizakame, ubikore neza kandi ubikore hari aho biturutse, bivuye ari Imana ikubwiye ati bikore. Ariko nanone n'ubu ari na bene wanyu bakubwiye, ubwo uzarebe nimba biri bukundi, hanyuma ubaze Imana numva nayo ikonfaminze. Hari n'igihe umuntu burya ajya mu mpano cyangwa se mu muhamagaro asunitswe n'abandi bantu, wari uwe ariko yari afite ubwoba se, cyangwa se we yumvaga atari kubiha umwanya, atabishaka, ariko ari iby'Imana imushakamo, abantu bakamusunika agasanga agezemo. So ngayo nguko njye niko mbitekereza. Pastor, biratandukanyeho. Ntabwo umuntu ashobora kujyamo kubera yuko agasunikwa, ariko ari gusunikwa n'umuntu wamubonyemo cya kintu ariko we atabitekereza. Mu by'ukuri abashumba n'icyo babereyeho, hari ubwo barera impano, bakurebamo impano, hanyuma mbere y'uko utangira kuyikoresha ni byiza ko baba baragutoje. Nabyita gutereka nkoresha imvugo yenda itari nziza cyane, zahabu yiva mu gitaka ntabwo iba isa neza cyane, ariko nyuma yo kuyitunganya igera igihe ikarabagirana. Hari ubwo rero umushumba kureba agasanga mu by'ukuri ntibirasobanuka neza, ariko uko agutyaza, uko agutoza, uko akwegera, bikazagira igihe bikavamo umuhamagaro mpuzamahanga. Hanyuma reka twikomereze, twigarukire ku cyo dushaka kuganiraho uyu munsi. Uyu munsi dufite ikibazo kimeze gutya. Hari abantu benshi iyo tuvuze Pantekote bumva aba Pantekote ADPR. So niyo mpamvu twavuze atari ku bundi tugomba kuganira na pasiteri turuka aho ngaho. So abantu benshi iyo tuvuze ngo Pantekote abantu bahita bumva ADPR. Iyo tuvuze nyine ibyo bihe
ni abantu benshi baganishaho. So ariko uyu munsi urashaka kuganira uze gutangira ubwira abantu badukurikiye ubundi Pantekote ni iki, ese yavuye hehe? Pantekote yari isanzwe yubahirizwa mu Bisirayeli kuva kera, wari umunsi mukuru usanzwe, ariko noneho navuga ngo byarahuriranye n'umunsi umwuka wera yamanuka, hanyuma umunsi umwuka wera yamanuka wari ku munsi wa 50, ubwo ni iminsi 40 nyuma yo Yesu agiye mu ijuru, hanyuma no kuvuga Yesu azutse, hanyuma n'iminsi 10 bategereje. Ni ku munsi wari wa 50 nibwo umwuka wera yamanuka, na Pantekote bisobanuye ikintu ca mpande 5. Sorry, hanyuma umwuka wera aramanuka, numva ariyo nkomoko, wari umunsi mukuru usanzwe mu Bisirayeli, ariko noneho byaje kuzuzwa nuko umwuka wera amanutse mu gihe abigishwa bari bikingiraniye mu cyumba cyo hejuru bafite ubwoba, hanyuma umwuka wera akabasanga. Ndumva ariyo nkomoko. Yego. Hanyuma ubwo Pantekote kabikirera. Pantekote ni ngiye gukoresha imvugo yaho twasengeye kera, nubwo namaze y'agahe gato, bavuga ngo ni umupersona. Umwuka wera ni Imana, hanyuma yaje mu buryo bw'ubumana. Ni ubona Imana yakoze bwa mbere ikoranye n'intumwa n'abahanuzi, ikoranye n'abahanuzi ba kera n'abatambyi, hanyuma noneho iriyizira ari Yesu, hanyuma iza ari umwuka wera. Umwuka wera yaje kugira ngo atunganye. Yesu yaravuze ngo cyagira umumaro nuko ngenda, ntagenda umwuka wera ntazaza. Umwuka wera naza azabatsinda bemeza ibyaha, bigishe gukiranuka. Birasa nkaho umwuka wera yaje gutunganya umugeni wa Kristo kugira ngo abe atunganye neza. Ni umwuka Pantekote, ni umwuka wera. Hanyuma iyo wakiriye umwuka wera rero, hari indirimbo nkunda ivuga ngo umunsi mwiza nibuka nubona kwemereyeho. Hari ibintu bibiri udashobora kwibagirwa mu buzima, ni umunsi wakijijwe n'umunsi wuzuye umwuka wera. Kuko umwuka wera yaje azana n'ibindi bintu by'ubumana bikinjira muri wowe, ukumva habaye impinduka pe. Reka ntange urugero. Yesu yabwiye Umusamariyakazi ngo unywa amazi nzamuha azamuhinduka mu isoko. Iyo umwuka wera aje muri wowe, inyota y'ibindi irashira, ukumva warahindutse, ukumva zaburi n'ibihimbano by'umwuka, ukumva ubuzima buraje. Umwuka wera ni ikindi, ni imbaraga zikubashisha gukora ibyo utakora muri kamere. Muribuka ko yababwiye ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu n'Yudaya n'i Samariya kugera ku mpera y'isi. Wow. Hanyuma rero sasa bamwe bati iyo umwuka wera aje, iyo yuzuye uyu muntu yamwuzuye, ati abantu barasimbuka, baratitira, kwa kundi tujye tubona abantu bamwe batitira cyane. Ejo bundi reka mbanze mvuge kano kantu kugira tuze gukomeza. Mu byumweru 2 bishize numva ni hacimo, okay, bwo ni byumweru 2 bishize. Mu byumweru 2 bishize nagiye Muhanga, ari ku cyumweru. Hanyuma ahantu nagiye mu rusengero, batangiye kuramya no guhimbaza, umuntu aratitira cyane, ati Imana iravuze, aratitira. Noneho haciyemo iminota 10, pastor atangiye gusenga, wa muntu agwa hasi. Nyine hari ukuntu nyine umuntu nyine aba yari kubohoka, nyine sometime imyuka iri muri we ikavuga. Noneho nibaza ikibazo kimeze gutyo, umuntu wuzuye abadayimoni yakuza n'umwuka wera. So mpita nibaza, ntabwo mu rusengero dushaka kuba dufite imyuka iyobya ivugira mu bantu tukayivuga ngo Imana iravuze kandi ari ibindi bintu? Niyo mpamvu mu mpano z'umwuka harimo impano yo kurobanura imyuka. Iyo mpano ikwiye kuba iri mu rusengero. Hanyuma ariko hari umuntu ufite intege nke, reka mvuge gutyo, uza mu rusengero
ntasenga cyane ntaganira na mwuka wera aracyari muto iyo umuntu yatandukanya gute uwuzuye umwuka wera n'uwuzuye indi myuka ubundi itorero reka ntange urugero rw'impano zibereyeho gufasha ba bantu bashasha baje ni ukuvuga ngo zibereye maso ba bantu bataragira icyo bamenya niba umuntu afite impano yo kwigisha no kugira ngo yigishe ba bandi niba afite impano yo kumenya no kugira ngo amenye ibizaba muri bwa buryo niba afite impano yo guhanura ni ba bandi ahanurira birumvikana ko hari abantu navuga ko baba bari ku izamu kugira ngo babere maso ba bantu bataragira icyo bamenya mu mpano. basi tugendeye kuri kino kintu mvuze cy'ibyo bintu naboneye aho hantu wowe wabivugaho iki? byibuze aho hantu ho numvisha hakiri imbaraga zishobora gucecekesha n'ibyo bintu. Abandi ho baririmba muri korali cyangwa se bakanakomeza banakabwiriza bafite n'iyo myuka. Birumvikana ko hakenewe imbaraga z'ubumana mu by'ukuri. Hanyuma rero bivuze kutubwira iyo umuntu yuzuye umwuka wera ni ngombwa ko agomba gutitira cyangwa se iyo umuntu wuzuye umwuka wera ashobora guceceka? Umuntu wuzuye umwuka wera eske nyine ubwo ndi kuvuga nyine muri bya bihe bya Pantekote ya buri muntu agira Pantekote itandukanye n'iya mugenzi we, ariko usanga muri kino gihe akenshi ahantu henshi abantu iyo bavuze ngo ibihe bya Pantekote bumva ko ari ibihe umwuka wera nimba yaje abantu bari hari ahantu narindi umuntu avuga ngo ngwire kure ngo ndibwo ngo umwuka wera ngo aza ngo ibintu nyambonera muri iyi si. So nyine urumva hari umuntu udukurikiye utazi udafite igitekerezo cy'uko bigenda, afite ibyo yumvise ku bantu, yumvise abantu bavuga, afite ibyo yumvise yabonye wenda ahantu runaka yagiye mu byumba cyangwa se mu nsengero. ndagize kutubwira ni ibihe bimenyetso biranga umuntu ufite cyangwa umuntu umwuka wera yajeho? Reka duhere mu ntangiriro. Ntabwo umwuka wera iyo aje icyakora bwa mbere si ukuvuga mu ndimi, ni ugutsinda umuntu akamwemeza ibyaha, hanyuma akagendana nawe urugendo rw'impinduka imbere muri wowe, ndavuga guhinduka ku ngeso. Hanyuma bikazagera igihe urwo rugendo rw'impinduka rwo guhinduka ku ngeso rubyara imbuto z'umwuka. Hanyuma bikazagera igihe ukuzura umwuka wera, ukavuga mu ndimi, ugahanura, ugakora ibitangaza, ubwenge, ziriya mpano zose uko ari 9. Rero ntabwo bivuga ko umuntu wese yuzuye umwuka wera agomba kuvuga mu ndimi. Umuntu ashobora guhabwa ubwenge, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza mu bundi buryo butandukanye atanavuze no mu ndimi. Umuntu ashobora kuba asobanura indimi ariko atazivuga. Ntabwo ari cyo kimenyetso gusa ko umuntu yuzuye umwuka wera. Ikimenyetso ni iki? Ni uko aba wuzuye. Uzi ukuntu Pawulo yavuze hepfo, yaravuze ngo umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo data wa twese ahimbazwe. Umuntu aba afite ikimwerekanaho umwuka. Reka nkubaze nanjye, wabyibuha ntumenye ko wabyibushe? Wananuka se ntumenye ko wananutse? Ubwo ubyibonaho n'abandi bantu bakabikubonaho. Navuze ngo umwuka wera ni ubuzima, ni ikintu wakira kikazana impinduka mu buzima bwawe, ku buryo abantu bakubona bakabona usigaye wihangana, yenda wari umunyamahane, usigaye useka kandi utarasekaga, wakiriye ibyishimo, usigaye ukunda inzu y'Imana n'ibindi byinshi. Bakavuga ati ibyo ari byo byose uyu muntu hari ikintu yakiriye muri we. Yes. Hanyuma kubera icyo abantu bamwe bavuga ngo bariya ni abanyamwuka, atirira n'itorero ry'umwuka, ese ubundi itorero ry'umwuka ni irihe? Usibye kubyiyita, ubundi igihe intumwa zari muri Antiyokiya si baba bavuze ngo muturebe ngo turabakristo cyangwa se turabanyamwuka, imvugo y'iki gihe oya, barabarebye bareba imirimo yabo nuko bitwara, bavuga ngo aba bantu ni abakristo. Bibiliya avuga ngo mugire ingeso nziza mu banyamahanga, nubwo bavuga nabi babasebya, nibabona imirimo yanyu myiza bazahimbaza data wo mu ijuru. Yego, rero ntekereza ko umwuka bikwiye guhinduka ubuzima abantu babaho, abantu bakababonaho imbuto kuruta kubyita.
none se reka nkubaza ubu abantu bose basengera mu matorero ayo twita y'umwuka bose barawuzuye wapi hari n'abatarakira Yesu umwami n'umukiza yego Yakobo yahita kubaza ati muri mwe intambara ziva mu bikwanira mu ngingo zanyu mutarahindukaho rero ntekereza ko ntabwo ari twe dukwiye kubyiyita ahubwo bakwiye kureba ubuzima tubaho bakavuga ngo koko aba bantu ni abanyamwuka. wow pasiteri azigishe no agakiza n'imbuto kuri Pantekote cyangwa ku mwuka wera mbona ari umufasha ni umufasha aho Bibiliya tubwira ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge iyo ugenzwe na mwuka wera niho hahandi umuntu avuga ati za mbuto nziza cyangwa neza za mbuto nziza umwuka wera rero mbona kuri njyewe ari umufasha. Yes, hanyuma ngaye nguko mwabyumvise turi kugenda tuganira ariko se pastor muri bino bihe navuga bya Pantekote bundi umukristo yakagombye kwitwara ate yakagombye gusenga amasengesho ye ayerekeza he? Urakoze cyane mu buzima bw'ubukristo ikintu cy'ingenzi kuruta ibindi ni umwuka wera nk'uko warurangije kuvuga ko umwuka wera ari umufasha ubuzima bw'ubukristo ntibushoboka udafite umwuka wera inzira ijya mu ijuru ntishoboka utuzuye umwuka wera niyo mpamvu aho umukristo yasenga yerekeza ni ugusaba Imana ngo imuhe umwuka wera ku bamaze igihe babisengera bakaba batarawubona ahubwo bahindure basenge babaze Imana ngo niki cyambujije kuzura umwuka wera ushobora gusanga ari nk'ingeso yanze guhindukaho. Hanyuma ikindi ni uko abantu basenga bakwiye kumenya ko umwuka wera atanga ubuzima. Ahantu hari umwuka wera haba hari ubuzima. Reka ntanga urugero rwo mu bitaro. Mu bitaro habaho ubuzima bubiri. Habaho muri maternité aho abana bavukira, habaho naho indembe ziryama. Aho hantu haratandukanye. Muri maternité abana bavuka barira, abantu babyeyi bavuza impundu, abantu bazana indabyo bisa neza. Ariko hirya umuntu wese aba nihibye ntawe uvugana n'undi. Niba rero mu rusengero abantu impinja zitavuka ngo tubona abantu bavuga mu ndimi bahinduka bakorera Imana ubona hari ubuzima dushobora kuba turembye. Dukwiye kumenya ko ubuzima bw'ubukristo budashoboka tudafite umwuka wera. Yego. Uvuze ibintu bikomeye ati mu rusengero nimba nta kuzura umwuka turarembye niba nta mpundu turi kuvuza ibintu birakomeye. Okay. Ntabwo bizoroha. Reka tubanze turuhuke dufate akaruhuko kuko ibi bintu tubanze tubyuze twumve ubundi byifashe gute. Reka tugaruke mu kanya gato cyane. Ngaye nguko reka twikomereze kadufashe akaruhuko gatoya ariko twatugeze ahantu havuga ngo nimba mu itorero nta kuzura umwuka wera nta mpundu zihari abantu bararembye. None se pastor nimba bimeze gutya mu itorero dukora iki? Mu itorero dukwiye kugaruka ku gutoza abantu ku kugira inyota yo kuzura umwuka wera. Urabona abigishwa bari barabanye na Yesu kandi bari bafite experience mu by'ukuri iyo bashaka ari kubasigira bari ihagije bari kuzajya bavuga ati twabanye nawe atanga imigati akora ibitangaza byari kuba bihagije. Ariko kuko yarazi akazi bagiye guhura nako ntiyashimye kubasigira ubunararibonye yarababwiye ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Reka mvuga impamvu ebyiri byari ngombwa ko buzura umwuka wera. Impamvu ya mbere kwinjiza Christianisme muri Judaisme byasaba imbaraga zikubye kabiri. Abayuda nibo bantu bagoye kwinjizamo ubukristo. Reka nguhe urugero kuri ubu Isirayeli isugwa na ba mukerarugendo 3.5 miliyoni ku mwaka. Ariko abakristo ni 0.5. Ni ukuvuga ngo abakristo bose nta nubwo bageze ni bake cyane. Kandi ni ukuvuga ngo amateka Yesu abatunze batayemera. Urumva ko n'abantu batapfa guhinduka uko byoroshe. Reka tubigarure mu isi y'uyu munsi. Wagira ngo kwinjiza ubukristo mu gihe cy'ikoranabuhanga nk'iki, mu gihe social media ikoreshwa no mu buryo butari bwiza, utekereza ko byoroshe? Mu gihe abantu bagenda bazinuka inzu y'Imana bahugiye mu bindi, ntabwo byoroshe, bisaba umwuka wera. Icya kabiri nuko yarazi impfu bazapfa. Bakirejwe inkerezo, babatwikishije umuriro, bajugunywe intare. Ninde muntu yakwemera niba
dufite ubukristo butihanganira amagambo, donc dufite agakiza gafite intege nke ku buryo tudashobora kwihangana batuvuze. Ubwo twazihanganira akarengane nk'intare nk'ukujugunyirwa mu muriro, birasaba umwuka wera. Rero muri iki gihe abakristo icyo bakwiye gukora ni ukongera gukangurirwa kugira inyota y'umwuka wera, bakongera kumva ko bidashoboka ko ubukristo bubaho abantu batuzuye umwuka wera. Ngayo nguko rero ni Pastor Deze twari turi kugenda tuganira ati ntibishoboka ko ubukristo bubaho abantu badafite umwuka wera. Hanyuma sinzi nimba hari ikindi kintu Merveille buze kubaza, hanyuma Pastor ze kuduha message tuze guhita tugana ku musozo. Message yumva yaha abantu bakurikiye Radio Authentique uyu munsi, hanyuma tujye tumushimira. Ikibazo kimwe nari ngiye kubaza, ese kuzura mwuka wera bisaba kuba warakijijwe? Yego nuko warakiriye Kristo muri wowe. Ese utaramwakira ntabwo umwuka wera yagusora? Ntaho yanyura kuko yavuze ngo uwo mwuka nazi icambere azatsinda abantu abemeza ibyaha, hanyuma bigisha ibikurikiraho nyuma yo gutsindwa no kumwakira. Hanyuma message ku bantu badukurikiye Dan, tuze kugana ku musozi. Ikindi uze no kubabwira ni gute bashobora gukurikirana Pastor Desire, kubifuza kuganira nawe ijambo ry'Imana, kubifuza kumugisha inama, kubifuza gusengana nawe. Murakoze cyane. Message natanga niyo Yesu yatanze ko tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira, tuzaba abagabo bo guhamya uhereye aho dutuye kugera ku mpera y'isi. Mbifurije Pantekote nziza abakunzi ba Authentique Radio n'abandi bose badukurikiye. Hanyuma kumbona ntibigoye, sinzi niba natanga telefone. Yego ntacyo bitwara. Ni 0788 42 29 84 0788 42 29 84. Hanyuma tugira channel yitwa Agakiza TV, tugira website yitwa agakiza.org cyangwa .gwa, Facebook yitwa agakiza.org. Reka tugushimire cyane ku mwanya waduhaye uyu munsi, hanyuma dushimire kandi n'abantu bo muri mugakiza.org kubera umurimo ukomeye bakora wo kwigisha abantu ubutumwa bwiza. Nukuri ni ibintu bikomeye. Nagiye mbona abantu benshi batanga testimony ko bagiye banyura kuri social media bagakizwa. Hari ikiganiro ngiye nigeze gukurikira Merveille kiryoshye ariko nyine n'icyo abantu nkanjye bari bakoze cyari cy'abajene n'abashumba, byari ibintu byiza cyane. Bari kuvuga ku basore n'inkumi batari barushinga b'abakristo. Ngayo ngoko ari umukobwa umwe yavuze ijambo rikomeye n'ubu niryo gihe nasigaranye, ariko ati ujye wimagine nako ujye wumva ko uwo musore muri kumwe atari umusore. Ati nimba uri umukobwa, ati umusore wumva yuko mugiye kuzarushinga, tamenya ko ari umukandida wo gushaka undi mukobwa. Ati nawe nimba uri umusore, menya ko igihe cyose utari warushinga na muntu, ati menya ko nawe ari umukandida wo gushaka n'undi musore. So ati rero witakaza indangagaciro zawe kubera wa muntu, kubera yuko ntago Imana irashiraho akadomo kanyuma. So ngaye nguko Pastor, bizongera kuba ryari? Bizongera kuba mu kwa gatandatu ejo bundi, tuzabamenyesha itariki. Kera koko reba iminsi ishize. Ejo bundi conference gose irashushe. Okay, reka tugushimire cyane ku mwanya waduhaye mushumba. Hanyuma tuzera ko ayo matariki tuzamenyeshwa kare kugira ngo nzagenda live nubwo niba bitemewe ari kuri live kuri YouTube, ariko ngiye ngomba kuba ndaho hantu. Kigiye nshobora kuvumba ariko ntabwo ari kuvumba.
ubundi ni ukugenda ubyemerewe nyine biri official so urumva ko nyine amaze kubona confirmation hanyuma ubwo nawe nyine uzashaka kubigenza nabonye hari n'uburyo bafite bafasha abantu binyuze ku mbuga ku ma WhatsApp group bitewe na age n'imyaka abantu bafite n'ikintu tugira irerero ry'abahungu n'irerero ry'abakobwa hanyuma tukagira amahuriro y'abagabo n'abagore nanone biriya bintu ngiye ni ibintu byankoze ahantu nubwo ngiyewe ntibaranshiramo urumva mbavuye ikintu gitangaje ubuso wagezemo gute gena ariko rero pastor byagenze gute byageze amazi tutarazamo la ni ukuvuga ngo hari aho wantanze ariko nanjye reka twigendere n'indirimbo yitwa dusukeho umwuka hanyuma tugaruke mu kanya gato cyane tugaruke dukomeza ubwire gusa ngo ntuze gukuraho urushinge turacyafite inkuru nyinshi